Hello, hello darling, meze mute? Nizere ko meze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi nabateguriye ibintu 15, ibintu 15 abantu bagiye gukora ubukwe bagomba kumenya mbere yo gushyingiranwa, mbere yo kubana. Ntabwo iyi videwo ireba umukobwa gusa, ntireba umusore gusa, ireba mwebwe babiri rwose muri mu mushinga w'ubukwe, mwebwe babiri mugiye gukora ubukwe, mwebwe babiri muri mu rugo mwageze mu rugo already. Iyi videwo irabareba. Uyu munsi rero ndashaka kubaganiriza ku ngingo ikomeye, ku bintu bijyanye n'ubukwe ndetse no ku bintu bijyanye n'urugo. Abantu benshi bitegura umunsi w'ubukwe, ariko bake nibo bategura ubuzima bwo mu rugo. Ubukwe si ikirori, ubukwe si amafoto meza, mfite marene mwiza, mfite abakobwa beza nateguye, ubukwe si imyenda mwambaye myiza, ubukwe ni urugendo rurerure mwebwe babiri mwiyemeje kubana ubuzima bwose, mwiyemeje kubana akaramata. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku bintu by'ingenzi umuntu wese ugiye gushyingiranwa n'uwo mupatena wawe agomba kwitondera no gutekerezaho mbere yo kuvuga ijambo yego. Hari abantu bivugira ijambo yego, yego irakomeye, ariko hari abantu batayitekereza, ese ko mvuze yego uyu muntu tugiye kubana tuzabana ubuzima bwose koko? Ubuzima bwose ariko murabwumva? So rero iyi video ntabwo ireba wowe ugiye gukora ubukwe, na wa wundi uri mu rugo rwose igomba kuba imureba. Icya mbere, menya uwo ugiye kubana nawe, ntumukunde gusa. Hari abantu bavuga ngo ngewe ngo nkunda, umukundira iki? Cwe ugasanga nta kintu ashobora kumubwira, ashobora kukubwira ngewe nkundira uyu muntu kubera ibi n'ibi 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 n'ibi. Suzuma rero noneho umubaze. Ngewe ubundi kambabwire, nanjye mfite urugo, ariko ngewe umuntu tubana namubazaga ibibazo byinshi kuko njye numvaga mfite ahari ibibazo byinshi kumurusha. So rero niba uwo muntu mugiye kubana ubwawe ibaze, mbere y'uko umubaza ibaze, ese uyu muntu arakara gute? Ese iyo arakaye tubikemura gute? Ese iyo wenda mugiranyeho ikibazo runaka agikemura gute? Kuko ibyo bintu byose n'ubundi mu rugo utazagira ngo nuko ngo muri gukundana, no mu rugo ibyo bintu uzabisangayo. Ese aranyubaha? Ese aranyizera? Ese afite intego z'ubuzima? Afite future nziza? Urukundo rero rushobora kuguma amaso. Hari abantu bahura n'abapatena babo ntagire ikindi batekereza, uyu musore ni mwiza rwose, kuba ngiye mbona ari mwiza birahagije, ariko ntutekereze ku mico ye. Kandi imico ntabwo ari ikintu gihinduka umunsi umwe ako kanya ngo nyine bise birangira. Reba uko yifata imbere y'ababyeyi, reba uko abantu bawe abubaha, ukuntu abitwaramo. Ese ibintu bijyanye n'amafaranga abikemura ute? Ese iyo muri mu bihe bibi bigenda ute? Umuntu rero azagaragaza uko yifata mu rugo no mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Ibyo rero ariko kugaragariza nonaha nibyo n'ubundi azitwara, niko azitwara cya gihe muzaba mugize ute, muzaba mwarashyingiranwe. Ndizera ko ibyo bintu rwose mukomeje kubyumva kandi mukomeje kubikurikiza. So rero umuntu azagaragaza uko azitwara mu rugo no mu buzima busanzwe n'ubundi muzabana, bitewe n'uko ubu ari kwitwara. Rero icya kabiri ni communication, itumanaho. Ni urufunguzo rukomeye cyane, kuko imiryango myinshi isenyuka kubera wenda kutavugana cyane, guhishanya, kubika inzika. Mwige kuvugana mutabangamirana, mukemure ibibazo byanyu. Ntusange ngo ikibazo ngewe rwose ngo nkimaranye n'umuntu ngo hashize icyumweru murakaranye mugize ute, kuko rwose no mu rugo muzarakarana noneho mumare n'ukwezi. Rero niba murakaranije ntibimare. Ubundi baravuga ngo niba urakaje umuntu ijoro ntirirangire, niba ari ijoro niba ntiritambuke, mbese icyo kibazo mutaragikemura. Kuganira ntibisobanuye gutongana. Hari abantu muba muri kuganira ugasanga muri gutongana, ugasanga ahubwo kwa kuganira neza mwebwe mubihinduramo buri gihe gutongana. Kuganira ni ukumvikana nyine, mukaganira kuri sije runaka mutuje, buri wese akazana ibitekerezo bye. Buri wese rero agomba kumva buri umwe ntabangamire undi. Ikindi rero cya gatatu, mwumvikane ku bintu bijyanye n'amafaranga hakiri kare. Amafaranga ni amwe mu bintu byinshi mbese nyine bigira impamvu zikomeye ku makimbirane y'iyi minsi. Murabizi hari abantu bajya kubana ngo nyuma y'ukwezi bahise batandukana. Ariko akenshi uzasanga ibintu by'amafaranga nibyo abenshi bapfa. Swati mwagiye kubana ufite credit, wanga kubimubwira,
urumva, ugasanga we abimenya ari uko ageze mu rugo. Rero muganire, ese ninde uzacunga aya mafaranga? Eh, ninde uzacunga aya mafaranga? Ninde nyine akenshi nyine nk'abagore nk'igitsina gore nitwe tuzi kubika amafaranga neza. Ariko n'umugabo rwose azacunga. Mwe muzaganire ku kintu cyo gucunga amafaranga. Ese ninde uzayacunga? Ese tuzagira konti imwe cyangwa tuzagira konti ebyiri? Mbese muzajya mufata ibyemezo mute mu mafaranga menshi muhise mugira, sibyo? Ibyo byose nyine ntabwo baravuga ubundi ngo iyo washatse umugore cyangwa umugabo akenshi urugo rwose ruhita rutera imbere. Ese nitugira amafaranga menshi bizagenda gute? Ntimugatekereze gushyingiranwa gusa, ahubwo mutangire mu biganireho ku bijyanye n'amafaranga. Tuzacunga ute? Ese konti tuzagira imwe? Ese nitugira aya ngaya bizagenda ute? Umwe ntakwiye kuba ari we wenyine uzi umutungo muhagaze. Niba njyewe mfite miliyoni nawe ufite miliyoni, nyine mugomba kubiganiraho, buri wese akaba azi amafaranga mugenzi we afite mbere yuko mujya kubana, cyangwa se umutungo afite. Noneho mukanayamanaginga neza, se noneho niba wenda ufite miliyoni nanjye mfite miliyoni bimeze bite? Ese nta nguzanyo dufite nyuma y'uko dufite aya mamiliyoni? Nta nguzanyo dufite? Ibyo byose rero nimubiganiraho rwose ndizera ko bizagenda neza. Ikindi rero cya kane, ntushake ko umuntu umuhindura ako kanya ugasanga noneho uhise uvuga ngo njyewe rero ubwo tugiye kubana ngiye kuguhindura, ngiye kugukorera ibi n'ibi, dore utuntu ukora ibi n'ibi. Ibi ntabwo uzahindura umuntu ako kanya ari uko mugiye kubana. Tangira umuhindure, umuforme hakiri kare. Abantu benshi rero iyo bagiye gushakana baravuga ati rwose njyewe umugore wanjye yitwara uku n'uku, nzamuhindura, cyangwa se umugabo wanjye yitwara uku n'uku, nzamuhindura ari uko maze kubana nawe. Ntuhindure umuntu ako kanya, ahubwo niba utaramuhinduye mu myaka 5 mukundana, mukaba buri kwezi ngo mujye kubana, ndizera ko rwose ntabwo uzapfa guhindura umuntu ariko mwageze mu rugo. Ibyo byo muribeshya. Hari abantu bavuga ngo rero ngo ngewe umuntu wanjye ngo nzamuhindura nyuma, ngo nzamuhindura tumaze kubana. Muhindura ako kanya muri kumwe, kuko mu rugo noneho usanga hari n'ibindi bindi, usanga wenda nubwo yarakaraga mugikundana ariko wenda ashobora kuba arakara no kurusha uko yabikwerekaga. Rero ntumve ngo umuntu niba afite wenda nk'ingeso runaka, ntumve ngo iyi ngeso rero ngo njye nzahindura ngo ari uko twabanye. Ugomba kugira ute? Guhindura umuntu hakiri kare. Noneho ikindi kintu cya gatanu, ndizera ko ngeze ku cya gatanu, mwumvikane ku bintu bijyanye n'abana. Ese muzabyara ryari? Mushaka abana bangahe? Nyine ibintu by'imibare, ibintu byo kuvuga ngo tuzabyara iki gihe n'iki mubiganireho, kuko hari abantu murabizi muri iyi minsi iyo umuntu amaze gushaka, abantu benshi bahita bavuga ese uzabyara ryari? Uzagira ute? Ibiki n'ibiki. Ugasanga umuntu afite pressure, mwebwe babiri nyine mugasanga muhise mugira pressure kubera abantu bari kujya babaza ese muzabyara ryari? Ibiki n'ibiki. Murabizi iyo umuntu ashingiye nyine baravuga ati rwose nyuma y'amezi 9 azahita agira ute? Abyara. Ariko ntabwo abo bantu baba babaza, ntabwo baba bazi plan zanyu mufite. Mwe mwihe plan zanyu mwe babiri, kuko nujya kubana n'umuntu umva ibintu by'ababyeyi ngo ufite ababyeyi bombi, ibintu ufite abavandimwe biki, ibyo biba bivuyeho. Ni mwe babiri muba mugiye kubaka urugo, babiri gusa. Rero niba mwebwe muri kuvuga ati wenda nzabyara nyuma y'imyaka 2 bitewe wenda na situation murimo, undi muntu wo ku ruhande ntazigere agutesha umutwe, cyangwa se ngo ushyireho umupatina wawe ibintu bya pressure. None se ko abantu bari kuvuga ngo tubyare, nyamara tubyare, kandi ugasanga mugiye kubyara nta bushobozi mufite. Umva umwana iyo ahageze nyine akeneye ibintu byinshi. Rero kugira ngo azaze abeho ubuzima bubi, ashaka igikoma, ashaka amata nyine abibure, cyangwa se ashake ibiryo by'umwana bibure, ahubwo ibyiza ni uko wowe mubiplaniye muvuga ati byibuze wenda nka nyuma y'imyaka 2 reka tuzagira ite? Aribwo tuzabyara. Ibyo byose mubiplaninge. Ese tuzabyara bangahe? Hari abantu bahitamo kuzagira nyine kuzabyara batinze bitewe na situation ubu barimo. Rero ese niba wenda habaye ikibazo mu bintu wenda byo kutabyara, ese wabyitwaramo ute? Abantu bose bashyingiwe usanga hari nk'umuntu umaze imyaka 10 atarabyara, atari uko yabiteganyije, atari uko yabiplaninze. Ese nk'ubu ngize ikibazo nyine, cyangwa se wowe ukagira ikibazo ugasanga wenda bitumye tutabyara, ese nyine wabyitwaramo ute? Si ni ikibazo gikomeye? Kuko hari nk'umuntu ugiye kubana n'umuntu azi ko azahita abyara, cyangwa se wenda bitewe n'ukuntu yikundira abana, ugasanga wenda murahageze ikibazo cyo kubyara bibaye ikibazo, ugasanga none atangiye kujya ajya mu bandi bagore cyangwa abandi bagabo kugira ngo ashake urubyaro. Ibi rero ni ibiganiro bigomba kuba mbere y'uko mubana, ntabwo bigomba kuba
nyuma y'uko mwageze mu rugo, ukamenya ese uyu mupatena wawe abyumva gute. Mwubake urugo rwanyu mutitaye ku miryango. Urugo si umuryango wawe, ni mwe babiri, ni mwe babiri. Kubaha ababyeyi ni byiza, sibyo, ni ingenzi cyane, ariko ntukwiye kubakira ku babyeyi. Niba umubyeyi akubwira ati rero niba madamu wawe cyangwa umugabo wawe yitwara uku nguku, rwose ngewe umva uzamuhindure, uzagira ute. Niba rero uyu mugore wawe mwarashakanye ukabona ari gukora ibintu, uzamwange, uzamureke. Ugasanga hari nk'abantu bafata ibyemezo bitewe n'imiryango yabo na pressure bakunda kugira kubaha. Hari nk'abantu wenda usanga nk'umuhungu akundana na nyina cyane, ugasanga wenda nk'umukazana azanye nyina ntabwo amwiyumvishemo cyane, kuko ibintu by'abakazana na ba nyirabukwe byo kugira ngo mwumvikane biba ari nk'amahirwe meza ugize mu buzima bwawe, kuko nibyo bizatuma n'urugo rwawe rwose rukomera cyane. Ariko iyo wageze nka nyokobukwe w'isasu nyine utakwiyumvamo biba bigoye. Niyo mpamvu rero ntimukubakire ku miryango yanyu ngo ngewe rero nkunda mama cyane ngo ikintu azambwira ngo nzacyubaha, ngewe nkunda papa wanjye ikintu azambwira nzacyubaha. Mwebwe mwiyubakire ku giti cyanyu, ariko ababyeyi mugomba kumva inama zabo, sibyo. Hari ababyeyi rwose babagira inama nziza cyane, ariko ntibabayobye ngo nuko ngo ari ababyeyi banyu. Mwiyubakire mwebwe babiri, ntimwubakire ku miryango yanyu. Mwige noneho kubabarirana. Nkuko nari nabivuze hejuru, nabwiye ngo niba umuntu akosheje ngo izuba ntirikarenge utaramubabarira, siko bavuga. Sinzi niba mbivuze neza. Nta muntu utagira ikosa. Mu rugo hazabamo amakosa menshi, hazabamo kubabazanya, hazabamo kudahuza utuntu twinshi, ariko kubabarira no kwicisha bugufi nibyo bituma urugo rwanyu ruramba. Kuko rwose niwishyira hejuru uri umugore wa muntu we, ntubahe umugabo wawe. Abagabo bakunda icyubahiro ku buryo buri hejuru cyane. Rero navuga nawe ukavuga, nimugera mu bantu ugasanga rwose hari ibintu uri gukora bitari byiza, nturi kumwubasha, nturi kugira ute, rwose uri guta amanota imbere ye. Bakunda ishema, bakunda mbese bakunda icyubahiro. Navuga ngo ubundi icyubahiro nicyo cya mbere ku mugabo. Rero niyo mpamvu nabwira ngo rwose ni ukuri, niba ufite umugabo mwubahe mugikundana. Niba ufite fiance wawe mwubahe, kuko icyubahiro nicyo cya mbere abagabo bakunda cyane. Ikindi cya munani rero, mutegure ubuzima bwanyu, ariko mutavuga ngo ubukwe untuza ubuzima bwanyu si ubukwe gusa. Hari abantu benshi bashora amafaranga akavuga ati ngewe nshaka ubukwe bumeze gutya, nshaka ibintu bimeze gutya, ugasanga wenda nk'ubukwe bwe butwaye nka bije ya miliyoni nka 20. Noneho nyuma y'ubukwe rero ugasanga ni amadeni gusa, kubera ko nyine baravuze ati tugomba kwishimisha, ubukwe ni rimwe mu buzima. Hari abantu bavuga ngo ni rimwe mu buzima, ariko rya rimwe mu buzima bakarikoresha ibintu bidakorwa. Nyuma y'ubukwe ubuzima burakomeza. Ubukwe siho umunsi wawe wo kubaho uba urangiye, ahubwo ubukwe wowe niba mufite miliyoni wenda 10 muzitegure, muvuga ati nyamara ubukwe twabuteguriza miliyoni wenda 50, ndetse bikavamo 5, izindi 5 zanyu tukazifashisha nyuma y'ubukwe. Nta bintu by'amadeni mugiyemo, kuko rwose nko muri iki gihe kugira ngo wenda ujye kubana n'umuntu yarubatse inzu, ntabwo navuga ngo ni 100%, rwose bikubiye nka 50%. Abenshi usanga n'ubundi iyo ugiye kubana n'umupatena wawe muhita mukodesha. Rero ya mafaranga mugenda musevinga muba ati aya ngaya agomba gukemura ibibazo byacu nyuma y'ubukwe, niyo azabafasha mu gukodesha, mu kwishyura wenda urugero ikintu runaka. Hari ukuntu murangiza gukora ubukwe ngo ibintu byose byarishyuwe, ugasanga nyuma y'ubukwe hari ibindi rwose bibusabye amafaranga. Rero tekereza ku buzima bwawe bw'ejo hazaza kurusha amafoto. Amafoto y'ako kanya, ngenda twika kuri Instagram, ngewe ndashyira kuri stati ya WhatsApp. Amafoto meza ntabwo ari uko kugira amafoto meza si uko uzaba washoye amafaranga menshi. Ibyo byo rwose ibintu by'ubukwe mw'abantu mwe, niba hari umuntu uri gutegura ubukwe, anyandikire, navuga ngo anyandikire hehera, anyandikire muri comment ambwiye ati Nicole nshaka ko tuganira, ngomba kuzabaganiriza. Hari ukuntu umuntu ashyira ikiganiro gutya, ariko ugasanga nk'umuntu nyine hari ibindi bintu ku giti cye biri deep ashaka kuba yakuganiriza. Ngewe ndahari rwose, muzanganize uko maze gufata experience nini mu bintu bijyanye n'ubukwe n'urugo. None ikindi cya 9, ubudahemuka ni inkingi y'urugo. Mbese navangukira
naba mbese kwigira umwizerwa se niko navuga. Mbese ugasanga wowe uri indakemwa, mbese sinava oya, kugira icyizere k'uwo mwashakanye, sibyo? Ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye ngo kugira icyizere ngo nyine ngo si inshingano zanjye, ubundi se ngo ibiki n'ibiki, ugasanga nk'umuntu wenda we ntabwo muri we ashobora kuba umwizerwa imbere y'umupate nawe akora utuntu twinshi ate se bundi jyewe nyine ugasanga afite utuntu twinshi kandi ibyo bintu byo kutizera n'ibiki usanga bikurura n'ibishuko byinshi, ugasanga wenda nk'umuntu kubera ko nyine mutubakiye ku cyizere ugasanga nyine urugo rusenyutse vuba vuba, ariko icyizere ubundi icyizere no kubaha nibyo bintu nibyo nkingi ya mbere yo kubaka urugo, kuko nutizera umupate nawe n'ubundi nta kintu muzageraho, azajya ajya mu kazi uvuga ati se ubu agiye mu kazi gusa cyagiye guhura n'ibindi bigabo cyangwa ibindi abandi bagore ntabwo mbatutse, ariko kwizera nicyo kintu cya mbere nacyo cyiza kizagufasha kuba urugo rwanyu rukomera, kuko ntabwo uzatekereza ibintu byinshi mu gihe wizera uwo mupatena wawe. Mwige kugumana mu rukundo, ntimukemere ko nyine imirimo siteresi z'akazi mbese nyine ibibazo bisanzwe byo mu buzima busanzwe muzajya mugira bituma nyine mutaganira, mudatembera, mutaganira ku bintu runaka nyine bibateza imbere, ugasanga wenda mwebwe ibibazo amasiteresi mufite bituma nyine mutaganira no ku bindi. Ibyo rero ibyo ni ibintu bisanzwe, kugira siteresi, kugira ibibazo muri gupanga wenda ubukwe ugasanga bijemo, ntabwo bizatuma communication yanyu cyangwa se kuganira bihagarara, ahubwo ibyo bibazo mubiganireho bikemuke, noneho muganire n'ibindi bya nyuma yaho, sibyo? Mwige gutegura ibihe byiza, mwige no gutegura ibihe bibi. Ubukwe si ibihe bibi, sibyo? Si ibihe bibi, ni ibihe byiza, ariko akenshi nyuma y'ubukwe usanga ibibazo by'ubukungu, gucika intege, nyine ugasanga bitumye nyine urugo rwanyu rugenda rumanuka cyangwa se ugasanga wenda kubera ko mutiteguye ibihe bibi, wowe biraje uhise wumva ko nyine ubuzima bwawe bise burangira, ngewe iki kintu rwose ntabwo nari nkiteguye mu rugo rwanjye, none dore gihise kikubita rwose, ngewe rwose ndabizi ko rwose ntabwo waba uri kuvuga ngo ngiye kubana n'umupatena wanjye, ntabwo ngomba gutegura ibihe bibi. Nyine ibihe bibi n'ubundi ntabwo tubyizanira, ariko ugomba gutegura ko niba haje ikintu kibi, niba hagize ikosa rimwe cyangwa se ikintu runaka kibi kiza mu rugo, ntukumve ko nyine ari ibintu byacitse, ntukumve ko bitabaho. Mu rugo ntabwo ari paradizo nk'uko babivuga ngo ni paradizo, ahubwo iba paradizo iyo cya gihe nyine mwishimanye nta bibazo, mukundanye, muganira, nta bintu nyine bya siteresi mufite, ariko urugo ntabwo ari paradizo. Urugo ruzabamo utuntu twinshi, nk'uko nyine umuntu nawe agira amakosa akagira n'ibintu byiza, sibyo? None ikindi nk'urugero ngewe wenda ku giti cyanjye, shaka mbere na mbere nk'umuntu wenda nka gutya nyine njye mfite urugo, ushobora kunshaka cyangwa ugashaka undi muntu wo muri famiye yawe nyine akakugira inama ku bintu bijyanye n'urugo, ese ko ndi gutegura ubukwe cyangwa ndi gutegura urugo, ese wambwira ibyiza, wambwira se ibibera mu rugo, ariko ukajya kugisha inama ba bandi bafite urugo rwiza, ntukajye kugisha inama abandi nabo ruri gusenyuka rwose rudahamye. Kwiga mbere rero yo gushyingiranwa ni ubwenge cyane, kandi ntugacike intege bitewe wenda n'ibyo wenda bakubwira. Hari umuntu wenda uzakugira inama ugasanga aravuga ati rwose ngewe urugo bimeze gutya, bitewe n'ukuntu urugo rwa rwubatse, ariko wowe genda urebe abandi bafite urugo rwiza, nawe ufatire icyitegererezo, umugishe inama, mbese urugo rumeze rute, mwebwe ko mwananze gushaka rumeze rute, nawe uri mu rugo ukeneye abajyanama, natwe turi mu rugo tuba dukeneye abajyanama. Hari akantu kaba ukavuga ati nari nkeneye umuntu nyine tuganira. Rero nyine ikintu gikomeye cyane, ubukwe si ugushaka uwo mukundana gusa, ni ugushaka uwo muzabana ubuzima bwose, gushaka uwo muzafatanya kurira ibyishimo n'agahinda, gushaka uwo muzafatanya gutsinda, gusazana, ntushake kubera igitutu cy'imyaka, imiryango, dore imyaka ugize, dore abandi barashyingiwe none wowe ugeze aha ngaha. Ibyo bintu rwose ntuzigere ubitekerezaho. Niba ugiye gukora ubukwe,
kora ubukwe n'uwo muntu mukundana nta pressure, nta muntu wabigizemo uruhare ari we mwebwe babiri gusa. Hari abantu bagira pressure z'ababyeyi rwose, murabizi ni ibintu byeze, cyangwa se ati mfite imyaka 30 mana we, none reba abandi twabanye, babandi twiganye barashakanye. Ntushake rero kubera pressure cyane, ntushake kubera inshuti zawe zubatse, ntushake kubera gutinya kuba wenyine. Shaka kuko witeguye inshingano, bya bindi byose nagiye nkubwira nyine ubyiteguye. Kandi ni ukuri ndababwiza ukuri, urugo ni rwiza, ni rwiza, sibyo? Baravuga ngo ni ijuru rito, ariko ijuru rito ni wowe uzabigiramo uruhare. Mwebwe bene mwe muzabigiramo uruhare kugira ngo rube rwiza, cyangwa se urugo rube paradizo. Ariko muri rusange ntukumve ngo urugo, kuri abavuga ngo urugo ngo ni ijuru rito, ngo ugendere muri ni ijuru rito. Ijuru rito ni wowe uzarigiramo uruhare. Ijuru rito ntabwo ari undi muntu wo ku ruhande uzaza ngo arikugirire. Niba witeguye rero ubukwe, nkwifurije kubaka urugo rukomeye, nkwifurije kubakira ku rutare, nkwifurije kuzabyara ahungu na kobwa, nkwifurije kuzabana n'uwo muntu ubuzima bwose bwanyu. Ibuka ko rero ubukwe si iherezo ry'urukundo, sibyo? Ntabwo ubukwe, niba mukoze ubukwe uyu munsi, ntumve ko nyine ubukwe ibyo byo ni ibintu nyine nawe ugomba kumva. Ntabwo ubukwe ari uko urakundana n'uwo muntu umunsi umwe ngo ni uko mwakoze ubukwe, nyuma y'ubukwe ngo ntabwo nkimukunze. Ubukwe nyine ni bwiza, ni ibirori byo kwereka ababyeyi ko ugiye neza, nyine kubahesheje icyubahiro. Ntabwo rero urukundo ugomba gukundana n'uwo muntu ntabwo rugomba kugaragara mu bukwe gusa, inyuma noneho y'ubukwe niho haba hari imva, haba hari ibigeragezo, haba ari ugutsinda, haba ari ugutsindwa. Ubwo rero wowe ntuzajye mu rugo witegura ngo ngiye nzatsindwa. Hari ahantu nababwiye ngo ibihe bibi ngo ugomba kubyitegura. Ntabwo ari ukwitegura uvuga ati ngewe rwose mu rugo rwanjye hazaba ibihe bibi. Ahubwo wowe tegura uvuga ati ngewe nubwo ngiye mu rugo habamo ibyiza hakabamo n'ibibi. Ese ibyo bibi niteguye kuzabyakira? Hari n'ukuntu erega urugo rushobora kuzabaho ariko se biragoye ukabaho umva nta bihe bibi, nta bihe bibi mushobora kunyuramo, biragoye kuko niyo mwarakaranyije ni ibihe bibi. Ntabwo ibihe bibi ari kwa kundi muzaba mwakennye. Rero niba uri kwifuza ubukwe bwiza, niba uri kwifuza urugo rwiza, iyi video rwose ndizera ko rwose ni iyawe. Ubukwe si iherezo ry'urukundo, ni intangiriro y'urugendo rwo kubana na wa wundi, wa mupatina wawe mugomba kubana, sibyo? Sorry. Niba hari indi ngingo rero wifuza ko tuganira ku bijyanye n'urukundo, urugo n'ibindi byinshi bitandukanye, ushyireho wandike hano muri comment hasi, wibuke gukanda subscribe. Niba rero ugeze hano kuri iyi video ukaba uyigejeje kuri umusozo, shyiraho agatima k'umutuku kuko niko gasobanuye urukundo. Noneho urayikinge, usharinge, subscribe rwose bigomba kubikora kugira ngo udacikwa n'ibiganiro mbagezaho. So rero yari Nikwe Lifestyle, thank you for watching my video, ndabakunda nakagaruka.